Shamani. Ariko mu by'amasiti. Kubera iki? Nagarisha kuva sheriwa. Umva rero mbwira ati. Iki? Kuna rero kugira ngo nkuhamagare urumva. Ariko turesha mambo mani. Turiya mutima bana. Umva nkubwire mani. Urumva? Wowe nawe kuwica gahunda cyane. Ariko rero sana kubwiye urumva turi buganira igihe kingana gute washira. Ahubwo se nge ndibaza. Ubu nawe twakabikwa turi kwazibera aho. Mwicanye n'icyo kinkakiriya mukamukicanya no gute gusa mani. Ahubwo sindabona no ku ruhande cyane. Nk'ubu nkawe wagombye kwa dutayemo. Binaka dutamo. Shamani naga igihe cyose duhora tunywa rero. Duhurira kwazibera tugiye gukandagira mu bintu by'ibisururo ngo tubikandagiremo. Ariko mani niga. Buriya tuganiriye cyane. Byatuma umuntu atakaza amayindi. Urumva? Nibyo nakubwiraga urumva iyo umuntu akomeje kwirengagiza bituma umuntu mayindi ijya kure urumva ahubwo reka mubwire nanjye mayindi itarajya kure urumva iyo ni wa muniga witwa Figiri wambwiye ko namubonye sibyo turaziranye cyane abantu ni genge cyane ibintu ni fresh kabisa urumva no uyu ni wa musista urumva jya wumva duciringa Facebook turara dutwika wakira Yure Kararisa nyongera mobile nyongere ntabona mukora irange baraziranye yewe aba bahungu barahiriwe pe amakuru ga Valence baramufunze ariko narabyumvisha ngira ngo ni amagambo Valence baramufunze asanye nabagakobe ibiyobyabwenge hanyuma rero baramufata ukiriwe bafunze wenyine koko none se kwa niwe wafashwe ariko ubu narumiwe ko ariko gakobe nabanje baramujyanye gakobe nawe baramujyanye ndetse ko ntazi niba bazabafungura vuba nagiyeyo wagiyeyo nagiyeyo narababonye ubu yakubwiye iki yatunyuce kukureba mu maso none yawe ariko umva nkubwire ngewe banza ngiyeyo nta mutimbagura wazanye tuzi kujya kumureba umwana avuga ngo agiye kwiga kumba agiye kumutara n'ibiyobyabwenge na bya biyoga byose asanyera gakobo gakobora muzi gakobora muzi umwe ariko nta kibiriti we oya nta kibiriti mfite ntacyo koko se witeguye kuzajya kubareba nari kuzajyayo ariko ndumva nge narwana n'impamo warwana utarwana ariko nkakubwira urambwira ngo umwana ngo ari guhinduka oya mbere yarahindukaga akaza agakora nk'uturimo tw'ubu bakaragira n'ihene ahubwo yangijwe n'umuntu bita Gakobe ubu ntari kwicuza Gakobe kandi uzi ko yajyaga wirwa ngo iyo nyweye inzoga se simaze Gakobe uramuzi n'agasuzuguro ke uriya mwana we yari yarananiye yakuye reka maze babakande nimara kumva igihe kizagera bazabicikaho iyo nasize ikibiriti cyanjye mba numva bimeze nabi rwose ariko nawe ureka iyo tabi kureka itabi byo iri ngiri riremewe oya ntaho ryemewe ninjyayo nzagenda ndinywa ubundi ahubwo uzampambirira impamvu batwigisha ko itabi bitera kanseri kanseri ko ifata abana batoya nabo bose bari gufunga ahubwo ushobora kuza gufata mu bihaha mu bihaha n'ubundi byarangiritse kandi n'ubundi ndashaje usaza se niko nari kuzatura nk'umusore tugubo wiyahura karobo bayaho kugira ngo banyahure kandi buryo urinyweye nanjye ukantumura umwotsi uhita unyangiza kugira ngo rwose ngewe unyahure nakwiyahura komereza aho nawe ukomeze unywe icyo kiyobyabwenge cyitwa itabi ahubwo rero ese Karari wa mugani ndumva ibintu byose biri kubera hano niho wakagombye kuba wabikemura bakava mu giramo byose bikarangira yewe ese ubundi nkawe nk'umukobwa nkawe mwiza umeze neza ndakubona pe usobanutse hagati ya Figiri na Haruna ntundi wemeranye wemera Figiri Haruna rero uva mu rukundo rw'abandi ndabizi ntago nakubeshaga njye ahubwo rero ikigaragara cyo ahangaha nta nicyo kihamara shamwana n'ubundi nawe nabatindiye reka abana baronke
ntacyo Imana muzasigare neza mu reka rukundo tugende rwanyu, kandi nta mutima mubi ariko mbifurije ibyo n'ibigo mu rukundo rwanyu kandi Kristo nawe arakoze kuba tumaze amankera ariko babanze bagenda